akaranga inyama ngo byari buri munsi ndabona winjizamo hano ndetse wabona n'abakobwa uhengera ukabazanamo n'anaryama niba umushyitsi agusuye akakubwira ati mu nzu utishyuye umushyitsi ato cyo koza ndabona mbonye so ntwari akasubaza ahangahe koko mana ese akagaze kanjye karava manga wakamuye ko ndagushakira ko yajya wishyura shawe nakagutera pete yo kwishyura ndishyura se gute kandi uri kunteza ibintu mwese niba mu nzu zanjye mwese bajya mu mwarabivuganye ntimuzajya mwishyura atujyana na shawa abandi wowe uzana abakobwa buri munsi nawe urananiranye ubuse niko yemwe abantu meze bite bisawa so tumeranye neza ra ngira ngo si neza ni neza inzu yanjye ibayemo amezi 3 none ngo ni neza amezi 3 ubona amafaranga atabuze ubona imvura iri kubyishyira ku muryango byishyira ku muryango se njye biranda ibyo ngibyo akosha uko mwibonye mwaribonye neza umwabonye data nsijye umutungo muhita muvuga ati ntabwo muzajya mwishyura mu gihe buri mwebwe yawusigiye nasubiye iwanyu mu cyaro pe namwe rero muba mwaragiye ntari mugira kubona imvura iri kubyukira ku muryango no kurya ibintu biragorana hangiza tuje kwishyura ese njyewe nyabonye sinahita nyabwo njye ndakurera ubu imyaka tumaranye akose weho utagiye kwishyuza uzabaze imyaka tumaranye ataranagenda tugeze turuhanye oya rero kitonde ko reka mutazabona ndashya gutya mukagira ngo izi nzu ni iz'abantu ubu kubaswa agiye ejo bundi uragira n'agasuzuguro mwaba kubaswa agiye ejo bundi ni se sisiko nisiko ariko ja hano mu bakire namwe shamama mwamumeze ukwanyu kabisa oya ahubwo urayambura y'amaryara amezi abaye 3 ushaka ko hatugamo n'ukwakazi amezi abaye 3 muri no minsi ubwo ni ibisazi bro nawe kandi uri umuntu w'umujama abandi usibye kwirengagiza ko urwenda ari umwana w'umungagara ariko nawe uri umuntu w'umujama nyine wagakwiye kureba nawe aribyo n'ubuko yabikubona rero n'ubu imvura yongera ako se aho nari umujama ni he niba nkuretse ukwezi kwa mbere ukwa kabiri iyo mvura ihora kwa gatatu mbese ko mbona nta munsi mudatana no guhaha inyama mwiba mukaranze hano ubona tutarya inyama tukagira ngo siko mutatubereye mu nzu zacu inyama uvugishije ukuri duhuriye ku muhanda umuntu antumye nk'akanusu cyangwa se akambwira ati niba ugiye ku muhanda nzamukanira ikiro cy'inyama bivuze ko izo nyama zaba ari izanjye akaranga inyama ngo byari buri munsi ndabona winjizamo hano ndetse wabona n'abakobwa uhengera ukabazanamo n'anaryama niba umushyitsi agusuye akakubwira ati mu nzu utishyuye umushyitsi bose ese ubu nzajye umushyitsi aza mubwire ngo bugumye aho ntabwo ndishyura inzu umunsi rero nzamuheza ku muryango umunsi nzamuheza ku muryango mvuga ko kari akagabusuye katajya kwishyura inzu bizagenda bite nzaba nk'ubandi uzaba ushaka kugera ku gihe akubwiye wowe tegereza amafaranga yawe aboneka inyama mpereza iminsi aho ngaho itarenga none urayima ukundi kwezi ukundi kwezi mpita nkubarira amezi 4 yawe mpita nyakuguhereza reka nkubwize ukuri nzayaguhera rimwe ushobora kuyamuhita ugenda ntabwo wapfiriye amubwire mu nzu kuko ndabona kwishyura ntibikwishyura kigaragara cyane ngo uracyari umwana wavuye iwanyu udashoboye kwishyura inzu rwose ntabwo muzi iby'abana uko wasanze dadi wawe i Kigali uri kumva kumupiriya kurimo amezi 3 no kuma ukwezi kumwe nkagushakira amafaranga yawe yose uri kumva ibyo bintu ibyiza ari ibi amafaranga yanjye uyampe ndabyiga undi mwanzuro n'uwanjye wo gukora n'uwanjye ni ukwezi kumwe uyu munsi turi ku itariki nabafashije nk'abasore bagenzi banjye ariko nkaho biranze ntabwo dadi wanjye ntabwo byari byanga kuko na Vianney ntabwo twiye tunanirana na Vianney ntabwo twiye tunanirana wenda nubwo agiye iminsi mikeya ariko ntabwo twize tunanirana ubwo rero bivuze ngo nawe ntabwo tuzananirana uri umuntu w'umucama wawe noneho rero reka nkubwire ngo uhaye ukwezi ariko kwezi kabisa kuyambere ni kurenga kwezi uko kwezi ahubwo wayiba
wayaguza turatusore twebwe tugusura ibyo ntibikureba. oya njye ntabwo nzayaguza amafaranga ndayizeye mu kwezi nza nkubarira inote zawe ntuhinde. akira agenda asubira mu byawe turi kumwe. sawa Yanjye nawe Kwezi? ntuzaze ukwezi kuri kubura uzaze ukwezi yewe ku itariki ya mbere ndi kumwe nawe. amasaha nk'aya ngaya mwe mwigize none njye nzaba gusura amasaha nk'aya ngaya wowe ntugire ikibazo. sawa turi kumwe. cyane n'abapanga niba baranzaniye amabanga yemwe urimo wowe hano mubwira dore nawe dore uranzurana n'iki barabanzaniye ngo mbarere byaranyobeye. ese ni wowe niko inzu yanjye amezi abaye angahe ariko wajya mu mwabivuganye abapange bose muri ino nzu aho dadi yagendeye mwahise mubona ko umutungo ari uwanyu pe ari mwamwishyuraga neza ataragenda. n'abandi niko bagira yego wenda ngiye byaranze muri iyi minsi asa n'abaye byaranze muri iyi minsi byaranze neza gusha hari umunsi utana no kujya kugura uburikeri aranyambona ucisha ese uburikeri ko icyaka kiba cyigishe ariko hari umunsi nabona winjiza ubukobwa muri iyi nzu. ese abakobwa basaba amafaranga ubaha iki baza gutyo gusa barizana gutyo gusa iyo umushyitsi aza kugusura n'amafaranga bihura umushyitsi rimwe kabiri gatatu utishyura inzu bumva ko iyo nzu ubamo ari iyaswa. niba amafaranga yarabuze tuzabigenzura. yarabuze wigugura rikeri uzana ubukobwa reba no kwegushisha byarakunaniye nta munsi utarara n'abakobwa ariko mwazajya mushyiramo ubwenge muhamuzi ikintu cyabavanye mu cyaro cyangwa ntacyo muhamuzi. yego amafaranga aba yarabuze none yarabuze rwose pe buri munsi umukobwa n'umusatsi umurara nka tekawe za buri munsi ariko rwose reka nkubwire mwabana reka tekawe ntabwo zisanga amafaranga. iyi nzu ni ya data ntabwo utazagira ngo hano waje muri famiye yawe. mbese nishyuraga neza nyine nibyo nkubwira mwishyuraga neza papa gihari noneho yagendeye niba ariko mumbonamo ko ndi umusore nyiganira namwe ndi bagenzi banyu byaranyobeye bite byanyu. ariko iyo umuntu akubwira ngo amafaranga yarabuze dore hari icyo mbabariye icyo cy'amezi ane cyangwa kugiza aya makumyabiri ariko wowe nkurikije n'ubukobwa nsigaye mbona ucisha no buri munsi abakobwa hari icyo bangiza shawo ntabwo mubabarira pe urayama abakobwa hari icyo bangiza oya urayama ngiye kubona wicisha umukobwa ngenzi ko abakobwa bakunda amafaranga ko ntayo mfite nta kuntu abinjiriza ubu ntayo ufite ese ubu yajya mugenzi ute umuntu zawe ndaburamo ikintu ntwara none harimo ikiza nta bikoresho ngira mu nzu n'amateleviziyo ndi ko nashomye nkayigurisha ese ubu mwaho ubundi ubayeho uteka ko mu mujyi wa Kigali kandi mubwaka akazi kawe gusa uba mwaho uzamugeza kuki ndi gushaka akazi wenda ninkabona nzakwishyura ariko ubu ngubu nta mafaranga mfite pe uburaya bwawe se bukoroheye ubu murinzi yawe na buri kintu nkuramo pe bamama n'amakeya kandi nta bikoresho ngira ko mwaranzengereje kamanze ninjiye mu ntara rero ase ko nta kintu kirimo ubu nta kintu kirimo yawe si ibikoresho byose ko nabigurishije hasi ubayeho ufite ubundi wa marine nta kintu kirimo nta kintu kirimo ese ubwo cyo koza ndabona mbonye ese ubu ntwariye akagaze agasubaza amangahe koko mana ese akagaze kanjye karava amangahe wakamuye ko ndagushakira ko yajya wishyura sha wenda karagutera pete yo kwishyura ndishyura se gute kandi uri kunteza ibintu mwese niba mu nzu zanjye mwese wajya mu mwarabivuganye ntimuzajya mwishyura atujyana sha abandi wowe uzana abakobwa buri munsi nawe urananiranye ubuse